ariko se kankubaze hari igihe umuntu aba mu rusengero yitwa ko aba mu rusengero nyamara adakijijwe cyane rwose nzi ko aba mu rusengero saba bitwa aho rero ni naho ibibazo tugira bikomeye cyane niba uriya muntu ajya yiba mu isoko si igitangaza ko nidutereka telefone zacu hasi ari buziterure mu rusengero rwose ni ukuvuga ngo mu rusengero ni ihuriro ry'abantu bakijijwe n'abantu badakijijwe ikindi kandi ugomba kumenya ko mu rusengero nta limiti haba n'abakobwa bari mu gakiza bakaba maso aho niho hahandi abantu benshi bajya bagwa mu byaha bitandukanye aho ujya usanga umuntu wenda agakizwa wowe ushobora gukizwa wamara gukizwa ukaza muri church ugahita wibwira ngo abasore bose uhasanze n'abatagatifu n'abakizwa none ugasangamo abantu b'abapagani yego so ugomba kumenya ngo umwana w'umusore utaramenya Yesu iyo asambanye n'abakobwa benshi yumva ari ibyirato yego agenda abwira abandi basore ngo uriya mukobwa uriya bose naryamanye nabo urabyumva yego muraho neza mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast urubuga rwacu akaba ari narwo rwanyu Kambabazi wakoze subscribe ese ujya yuka gusangiza izi nkuru nziza ujye usanga ahangaha ujye ubwira na bagenzi bawe ntubuze umwe cyangwa babiri wafasha mbaye ikaze rero aho tugiye kuganira ku ngingo idasanzwe ingingo ntekereza ko twese tujya twibazaho ibintu byinshi cyane what is salvation mu Kinyarwanda gukizwa niki tujya tubyumva ahantu henshi cyane tujya tubyumva mu nsengero mu ndirimbo ugahura n'umuntu akakubwira ngo njye narakijijwe ngo ngende mu rugendo rw'agakiza ese koko twese tuza agakiza by'ukuri cyangwa hari n'abakavuga batakazi niki urubuga rubereyeho tugiye kuzajya tuganira buri kintu cyose nk'abakristo tumenye buri kimwe cyose tuvuge ibyo tuzi cyangwa se n'ibyo watekerezaga utumvaga ubisobanukirwe mbahaye ikaze uyu munsi rero dufite umushyitsi udasanzwe umushyitsi ndatekereza ko muri kumubona tuguhaye ikaze merci beaucoup mwatangira mutwibwira niwe tujya gufatanya kumenya by'ukuri agakiza niki urakoze cyane nishimiye kuba hano ndashimye Imana impaye umugisha wo kubana namwe kuri iyi podcast amazina yanjye nitwa Byishimo Alex ndi umupapa mfite umudamu umwe n'abana babiri b'abahungu ndi umukozi w'Imana n'ubundi nkorera n'umurimo nk'uyu nguyu ku yindi channel na Petit Frère ushobora kuwizi n'inshuti yawe bita Key Podcast so nishimiye rero kuba ampuje namwe kugira ngo tuganire Imana ibahe umugisha amen amen murumva rero ko duhiriwe kandi dufite umugisha aho tugiye kuganira tukanasobanukirwa neza agakiza icyo ari cyo Alex wadufasha gusobanukirwa neza nkuko natangiye mbivuga abantu benshi nyine turavuga ngo agakiza ngo warakishijwe ngo wakishijwe agakiza niki urakoze cyane icyambere agakiza kagira stages kagenderamo icyambere burya inkuru nziza bajya bakunda kuvuga ngo inkuru nziza ihera mu nkuru mbi yego akwibaza ngo ihera mu nkuru mbi gute kandi iyo nkuru mbi niyo abantu bajya bananirwa kwemera bikababuza kwizera inkuru mbi ya mbere niyo kwemera yuko turi abanyabyaha yego iyo utaremera ko uri umunyabyaha nta nubwo ushaka kugira gute gukizwa umuntu numubwira ngo va mu byaha akakubwira ati ngiye nta byaha mfite aba yiyise umukiranutsi already nakuvuga ngo nta n'ikindi wamufasha agakiza rero gahera mu kubanza kumenya yuko twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana noneho tumaze gukora ibyaha turi kugenda tugana mu rupfu ariko se koko Imana iratureka dupfe hariho indirimbo nkunda cyane ivuga ngo hirya y'umusaraba ngo nabonye y'umworera ngo ni umunwa w'ikuzimu ngo wakamo umuriro ngo nyamara imbere y'uwo mworera y'uwo mwobo ngo hari umusaraba ngo uteze nk'amaboko ngo unkize ntagwayo siko bimeze ni ukuvuga ngo agakiza ni ukumenya yuko nubwo ndi umunyabyaha
hariho igisubizo Imana yatanze, kandi icyo gisubizo ni umwana wayo utarigeze kumenya icyaha. Imana yafashe ibyaha by'abamwizera bose irabimwikoreza, ibimushyiraho kugira ngo abazamwizera Imana izaba bariho gukiranuka k'uwo mwana wayo. Gukizwa rero ni ugukizwa kurimbuka kw'iteka, ni ugukizwa ku kaga ko kuzapfa urupfu rw'iteka binyuze mu kwizera umwana w'Imana, noneho ugahabwa agakiza, ugahabwa gutsindishirizwa, ugahabwa kwera kwa Kristo atari ukwawe. Rero iyo tuvuze ngo twarakijijwe, tuba tuvuze ngo hari umuntu twizeye wahaniwe ibyaha byacu, bityo rero ntabwo ngipfuye kubera yuko hari uwapfuye mu cyimbo cyanjye. Urakoze. Nasobanukiwe cyane, maze umusore gumva abahanga. Hariho ibintu bibiri, habaho urupfu rw'iteka, hakabaho n'urupfu rw'igihe gitoya, ruri temporary na eternal death. Hari urupfu rw'iteka, hakabaho n'urupfu rw'igihe gitoya. Uru rupfu rero rw'igihe gitoya ni ingaruka za cyaha Adamu yakoze. Ni nko kugira ngo umwana w'umuntu wese ahawe ajye ahora yibuka ububi bw'icyaha, kubera yuko icyaha cyaje byatumye uru rupfu ruri temporary rugaragara, kugira ngo tujye tumenya yuko kubera ko twakoze ibyaha turapfa. Ariko Imana kubera ari urukundo yadukuriyeho urupfu rw'iteka. Ni nayo mpamvu kuri yo rero ni nayo mpamvu kuri yo urunguru ntirwita gupfa, nitwe tubyita gupfa. Urunguru irwita gusinzira kubizera. Ariko n'abatizera nabo buriya hari igihe kizagera, Bibiliya ibivuga. Bibiliya ivuga ngo igihe kizagera abakomeye n'aboroheje bose bongere bazuke, bahagarara imbere y'intebe y'imanza y'Imana. Noneho abakijijwe, abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, babona ubugingo buhoraho. Bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bazazukira gukorwa n'isoni. Ruriya rupfu rero rw'iteka nirwo dukizwa, kubera yuko urunguru rwo rwose Imana yirubona nko gusinzira. Wibuke Lazaro yarapfuye, amaze gupfa asanga Yesu, asanga bashiki be barize cyane, ibibazo byabaye. Ariko arababwira ngo Lazaro ntiyapfuye, ahubwo yasinziriye. Kwa Yayiro yaravuze ati uyu ntiyapfuye, yasinziriye. Aravuga ngo gakobwa byuka. Muri ako kanya kagira gute? Karabyuka. Cyari n'ikimenyetso yuko Yesu Kristo ari we ufite ubugingo muri we, ashobora no kubuhereza abamwemera bose. Hari abajya bavuga ngo Lazaro yarazutse ngo arongera kandi ngo arapfa. Yes, iriya it was a sign yuko Yesu Kristo ari we ufite ubugingo muri we. Yaravuze ngo ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Kuvuga ngo rero urunguru ruri temporary rutugeraho twese, ndetse Paulo yarabivuze, kubera icyaha twese uru rupfu rutugeraho. Ariko ruriya rw'iteka nirwo tuba turi kuvuga abantu bakwiye gukizwa. Ese kankubaze, gukizwa bigira idini? Urakoze cyane. Gukizwa urakoze. Gukizwa ntibigira idini. Gukizwa bisaba iki? Abantu twese dukeneye gukizwa. Yes, nicyo maze kuvuga. Gukizwa no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Abatizera Yesu, abatizera Yesu rero abo sindi bubavugire. Njyewe naramwizeye, ndetse njyewe nkwiye kumuvugira, yaranantumye. Muri Luka kuri 24 amaze kuzuka yaravuze ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu. So my mission ni ukubwira abantu yuko kwihana no kubabarirwa ibyaha bibonerwa muri Kristo Yesu. Abandi bemera ibindi ni ukuvuga ngo bafite na destination itandukanye niyo mfite. Njyewe ndi kujya mu ijuru, Yesu yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Abo bandi bemera, abo bandi nabo bafite uko bababwiye wenda, ariko njyewe nemera yuko inzira y'agakiza ari ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niwe
watweretse urugendo rwiwe uko rutangira n'aho ruri kujya. Yaraje amaze gukora umurimo aratubwira ngo ngiye kwa data, ngiye kubategurira aho tuzabana. So abo bandi rero sinzi ko hari icyo nabavugaho. Muri make twese turabizi. Nabo ndabahamagarira kwizera Yesu. Oya mukizwe mutazabura urugengo. Hari ikindi kibazo njya nibaza, ese agakiza ni ikintu abantu twese navuga gute, ni ikintu abantu dukorera cyangwa ni impano y'Imana? Bibiliya irabivuga. Reka turebe mu Baroma aho n'ubundi turi, ntabwo ndi buhave. Abaroma 6 no kuri 23 ndahita nsoma na 4 kuko na 4 niho hahita hasubiza icyo 3 pardon 3 23 na 24. 23 aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha, niryo jambo twahereyeho, ntibashikira ubwiza bw'Imana. Kuri 24 akavuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. So, this is the scripture. Ibi ngibi nta comment twabigiraho. Bibiliya yavuze ngo twatsindishirijwe n'ubuntu bw'Imana ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ubihakana azafata iverse ayikure mu byanditswe byera. No kuvuga ngo agakiza n'ubuntu kandi twatsindishirijwe na Yesu Kristo. So, ariko rero ngiye sinjya ngarukira aho ngaho. Iyo mbwiye abantu yuko agakiza ari ubuntu, bakwiye kumenya agakiza kuzuye, agakiza icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwizera Yesu Kristo, nta kiguzi na kimwe dutanze. Yesu Kristo hari amagambo tujya dukoresha, abantu bamwe ntago bazi uburemere bwayo. Turavuga ngo nemeye ko Yesu Kristo ambera umwami n'umukiza. Urabyumva? Umwami rero iyo umaze kumwimika akicara ku ntebe y'ubwami, akicara mu mutima wawe, arategeka. Ikiranga umwami arategeka. Yesu rero yaravuze ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo ngira guti mbategeka. Siko bimeze? Muri iyi minsi ndi kubibwira rero urubyiruko cyane, kubera ko rufite ukuntu ruri gufata agakiza bakabifata nk'ibintu biri teori gusa, no kuba gusa yavuze ngo nabyemeye ubwo ngo birahagije. Ubuzima bwe bugakomeza kubaho butagaragaza uwo Yesu Kristo yimitse mu buzima bwiwe. Umuntu wese rero wahuye na Yesu Kristo by'ukuri, Yesu aba umwami, Yesu agategeka, Yesu akamubwira ngo urajya aha, Yesu akamubwira ngo uravuga iki, Yesu akamubwira ngo urakora iki. Hari icyo Paulo yavuze amaze guhura na Yesu. Yaravuze ngo ndashimira Kristo Yesu ngo ko yambashishije, ngo yatekereje ko ndo kwizerwa ngabira umurimo we. Arangije aravuga ngo nabanje kuba umutukanyi, nabanje kuba umunyarugomo, nabanje kuba umuntu ukora ibibi, ngo ariko ibyo byose nabikoze mu bujiji ntarizera. Bishaka kuvuga ngo amaze kwizera yavuye mu bujiji. Icyo birayita ubujiji ni ibyaha, ni uko tubaha Imana, ni uko utagendera mu nzira z'Imana. So Paul aravuga ngo ntarizera, narinjije, nagendaga nabi, ariko maze kwizera ubuzima bwanjye bwose bwagize gute? Bwarahindutse, nabaye icyaremwe gisha. Hari ijambo Paul ajya avuga ryiza cyane, aravuga ngo noneho ngo ibyo nsigaye nkora byose, ngo nkiri mu mubiri, ngo mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Noneho akavuga ngo si njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Agakiza kuzuye kagaragazwa na Kristo mu buzima bwacu, usigaye ubuyobora kandi akabutegeka. Urakoze cyane. Nafashijwe. Muri make ukijijwe ntubihisha. Ntabwo bihisha, biba manifested, biragaragara. Erega ibyo tuba tubwira abantu twabibayemo. Njya mbwira abantu nkabwira ngo umuntu wakijijwe akwiye kumenya parti ebyiri, akamenya uko yari ari mbere yo gukizwa, akamenya nuko yabaye nyuma yo gukizwa. Ibyo binatuma nta muntu wakubeshya ko yakijijwe kandi atarakijijwe. Niba tutarakizwa twara abanyarugomo, niba tutarakizwa twara abasambanyi, niba tutarakizwa twara abajura, niba tutarakizwa twara abanyabinyoma, tumaze gukizwa bigahinduka, tukava muri ibyo. Noneho wowe ukambwira ngo njyewe narakijijwe ariko ndacyaba muri buriya buzima. That is not salvation. That's not salvation. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Ku mbuto Yesu ubwe niwe wabivuze. Kubera ko iyo mbuto y'ijambo ry'Imana first of all yabanje guterwa muri wowe, iyo mbuto irera, nayo igatangira kwera izindi mbuto zigaragarira abandi bantu. Ndabyibuka maze gukizwa.
mu rugo bari abakatolike ni umunsi n'abakatolike ariko kugira ngo niyumve muno muhamagaro cyabaye ikintu gikomeye bazamfata gute bazanyumva gute nyine guhisha uwuriwe cyangwa se guhisha uw'Imana iri kukugiraho ukavuga se ku mugani koko agakiza ntabwo ari ikintu cyo guhishwa ntibikunda ni ikintu cyo kuvuga ni ikintu cyiza cyo kubwira mugenzi wawe kuvuga ati niba ku mugani arasogongeye nkamenya ko agira neza nawe sogongera wumve ko umeze neza ariko Alex njye ngira ikibazo undi umuntu akizwa ate umuntu akizwa ate cyangwa akizwa iki akizwa icyaha wabitubwiye akizwa ate noneho akizwa ate nicyo twari turi kuvuga gukizwa bituruka ku kumva kumva ni ukuvuga ngo urumva noneho habaho ibintu bibiri nimugoroba nabibwiye abantu aho narindi kuganira n'abantu hari ubumenyi tugira kuri Yesu bukaba buri ubumenyi bwo mu mutwe arabyumva tukabubwirwa n'abantu tukamwumva ndetse iyo usomye muri Yohana mu gice cya mbere hari aho intumwa za Yesu Kristo zagiye zihererekanya amakuru yiwe uwitwa Andreya yabwiye mukuru wiwe witwa Simoni buriya Petero yavukanaga n'indi ntumwa yitwa Andreya Andre niwe wabanje kubona Yesu arangije ngo aza kubwira Petero ngo aramubwira ngo uwo Mose yanditse ngo abahanuzi bakamuvuga ngo twamubonye ngo niwe Yesu Kristo w'i Nazareti umuntu akizwa ati urebye hano Yohana niwe wa mbere wabanje kumenya amakuru ya Yesu ayahishuriwe n'Imana Imana irayamuhishurira urabizi ko yaje ari integuza yiwe ndetse Imana ngo yari yaramuhaye ikimenyetso ngo iramubwira ngo mu bantu uzajya ubatiza ngo uzabatiza ukabona mwuka wera mumanukiyeho ngo mukime ameze nk'inuma ashushanyije nk'inuma ngo uzamenye ko uwo nguwo ari we Kristo ari we mukiza w'abantu Yohana bimenya mbere y'abandi noneho ngo Yohana yajyaga amubona atambutse akabivuga ngo umunsi umwe abona Yesu ngo aravuga ngo dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi iryo jambo ryari rifite icyo rivuze kuko abisiraheli bari barahawe imigenzo yo kujya batamba ibitambo kugira ngo ibyaha bakoze bitwikirwe n'amaraso y'ibyo bitambo batambye byabaga bivuze ngo ninjye wari gupfa ariko habonetse igipfa mu mwanya wanjye noneho Yesu aje Yohana ahita ababwira ngo noneho bya bitambo mwatambaga ni nkaho byari ibitambo niba yababwira ati ntago byari genuine ntago byari biri original arabwira ati noneho dore igitambo cya nyacyo kizakuraho ibyaha by'abari mu isi biravuga ngo intumwa ziwe zimwe ayo magambo ziyata mu gutwi harimo uwitwa Andreya ngo abyumvise ahita asiga Yohana ahita atangira gukurikira Yesu kuko yumvise ko Yesu niwe mukiza ndetse Yohana we yari yaje ari umuranga wa Yesu wa mugabo amaze gukurikira Yesu ngo aza no kubona abavandimwe biwe arababwira ati Petero twabonye Yesu aho hari kutwereka uburyo gukizwa bizanwa no kumva ijambo rya Kristo kumva yuko hariho umukiza ari we Yesu noneho hagakurikiraho kumwizera iyo umaze kubyumva uramwizera noneho izi ntumwa zakoze ikintu cyiza cyane ngo bahise bagenda bajya kubana na Yesu gukizwa kandi bijyana no kumara kumwizera ukabana nawe Yesu ntabwo twamwumvise ngo niturangiza tumusigaho bamutubwiririye aho twamwumviye twajyanye nawe tubana nawe uko niko umuntu akizwa noneho muri iyo relationship na Yesu iyo ngiyo irakomeye cyane niho adukorera ibyo twita transformation aduhindura kubera ko yaravuze ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho mwicare ku birenge byanjye ndi umugwaneza noroheje mu mutima tubana nawe akatwigisha akaduhindura ndetse tukagenda turushaho gusa nawe dukizwa twumvise ijambo tukaryizera tukabana na Yesu akaduhindurira gusa nawe wibuke intumwa Yesu amaze kujya mu ijoro abantu barazibonaga ibyo ziri gukora ngo bagatangara ngo ariko barangiza bagahita bibuka yuko babanye na Yesu bakavuga ati bariya ni aba Kristo ni naho ijambo aba Kristo riva ni abantu ba Kristo kubera ko bababonye basa na Kristo yes urakoze cyane urakoze cyane ariko se kamubaze hari igihe umuntu aba mu rusengero yitwa ko aba mu rusengero nyamara adakijijwe cyane rwose nzi ko aba mu rusengero bose baba bitwa aho rero ni naho ibibazo tugira bikomeye cyane
buriya nubona umuntu araje aravuze ngo murebe ibintu byabereye mu rusengero, ukabona arashaka kubigira nk'aho ari ibintu sakirirego niho wajya havuga ibintu bitabaho. Bariya bantu birirwa mu isoko ni nabo ku cyumweru bajya boga bakajya gusenga, murabyumva? Noneho bariya bantu ni uriya muntu ajya yiba mu isoko, si igitangaza ko nidutereka telefone zacu hasi ari buziterure mu rusengero rwose. Ni ukuvuga ngo mu rusengero ni ihuriro ry'abantu bakijijwe n'abantu badakijijwe. Ikindi kandi ugomba kumenya ko mu rusengero nta limiti haba, ntabwo tujya tuvuga ngo aha hantu ntabwo hakwiye kuza umuntu utarakizwa. Ni ukuvuga ngo hari n'uhamara n'ukwezi, hari n'uhamara n'umwaka, hari n'ushobora no kuhamara n'imyaka 10 aza nta umutangira, kandi ntitugira n'igipimo cyo gupima ubukristo. Yego, urabona ani wanyo bagiye kuhinjira abasekirite bashobora kubabwira ati bimeze bite, bakagira ibyo babo. Mu rusengero siko bimeze, harafunguye. Ni ukuvuga ngo ushaka wese araza. Ndetse Yesu yavuze gute? Yaranavuze ngo burya ntuzabona n'insengero zimwe zishaka gukumira abadakishijwe ziba zayobye, ziba zataye mission yazo. Yesu yaravuze ngo abazima sibo bashaka umuvuzi, ahubwo abarwayi nibo baza gushaka muganga. Siko bimeze? Ni ukuvuga ngo urusengero ruri open ku bantu bose, kandi nta nubwo rushyiraho itegeko ngo niba waraje ngo noneho umunsi wa mbere ntukizwe ntuzagaruke. No, ashobora kuza none ntakizwe akamara ukwezi ntakizwe. Ngewe nzi abantu benshi bagiye bampa ubuhamya bakambwira ati twebwe twaje mu rusengero hari abana b'abakobwa dushaka kwa approachinga. Urumva, uriya mwana w'umukobwa naramurarikiye, wenda icyo gihe baba bakubwira ngo yaramukunze, ariko twebwe abakijwe tuba tuzi ko ari irari. Naramurarikiye, ntekereza uburyo nzamwaproachinga biranyobera. Ndavuga ngo ngomba kujya muri rusengero, namara kurujyamo nkitwara neza, nkajya muri korari, namara kujya muri korari urumva ari kugenda arushaho kumwegera. So noneho nyuma y'igihe nkabasha kugera ku byo ngewe ndarikiye. So uwo muntu rero azaba mu rusengero umwaka wa mbere, nyuma y'umwaka ajye muri korari agifite za ntego ziwe. Ariko kubw'amahirwe abo baduhaye ubwo buhamya bari barakijijwe. Aratubwira ati ariko bwa mbere nzi ngiye narinje nishakira abakobwa bo muri korari yanjye. Urumva rero nta gukizwa kwari kuri. Noneho Imana kubera ari umukozi w'umuhanga, Bibiliya ivuga uburyo Sawuli ngo yataye indogobe ziwe, umwami wa mbere wa Isiraheli, iwabo babuze indogobe. Noneho ngo ajya kuzishaka, agiye kuzishaka ahita ahura n'umuhanuzi, umuhanuzi Samweli. Samweli aramubwira ati don't worry, ibyo by'indogobe byihorere, umwami wa Isiraheli wowe uhangayikishijwe n'indogobe. Noneho ahuriramo n'ikintu atari yiteze. Noneho Samweli atangira kumubwira ngo ibyo muri Isiraheli byose ni ibyawe, kuko ni wowe Imana yatoranyije igiye kwimika. We yari yagiye gushaka indogobe, ariko aza guhura n'umugambi w'Imana atarazi. So hari abantu baza mu rusengero bafite iyo migambi, ariko rimwe na rimwe ubutumwa bwiza bwabwirizwa bagakizwa bagahinduka. Niyo mpamvu nta exclusion iba mu itorero, bose baraza waba ukijijwe waba udakijijwe rwose. Ni nayo mpamvu babwira abantu ngo mujye mucunga ibintu byanyu neza. Hano ni ihuriro ry'abantu bakijijwe n'abadakijijwe, n'abakobwa bari mu gakiza bakaba maso. Aho niho hahandi abantu benshi bajya bagwa mu byaha bitandukanye, aho ujya usanga umuntu wenda agakizwa, wowe ushobora gukizwa, wamara gukizwa ukaza muri church ugahita wibwira ngo abasore bose uhasanze n'abatagatifu, n'abakizwa, noneho ugasangamo abantu b'abapagani. Yego. So ugomba kumenya ngo koko hano harimo abantu bakijijwe, harimo n'abadakijijwe. Hari ubuhamya bw'abakobwa benshi cyane bakomerekejwe n'abasore bo mu rusengero, bagakomereka. Uzi kuvuga ngo umuntu amaze imyaka 5 mu rusengero, wowe nibwo ukiza wifitiye inyota yo gukizwa, noneho wa muntu usanze amaze imyaka 5 ugasanga nta hatandukaniye, ni mubi kuruta abasore bo hanze. Ibyo rero abantu baba bakwiye kubimenya. Nibyo nari maje kukubwira. Hariho abakobwa rwose benshi nzi, yaje mu rusengero arakizwa, abona ibintu byose by'Imana, ahura n'umusore ukijijwe, nyine umwereka ko akijijwe, barabana ariko arahakomerekera, asanga wa muntu si we, kugeza naho hariho numvisha avuze ngo ngo Mana, ngo abahungu
ngo abahungu bawe ndabaretse ngo nisangiye abafaraho ngo nisangira abafaraho ati kandi aho Imana ibera igitangaza abahungu ba Farawo bari stand by usohoka gato ugahita ubabona baba bahari nyine bagutegereje kuvuga ati ngwino rero ngo ageze hanze aratekereza aravuga aza gusanga si byiza ko twihenura ku Imana cyangwa se tuyihemura tuvuge Imana ibi n'ibi kuko ibifite impamvu ni nayo mpamvu waruvuze ngo abakobwa bamwe benshi dukwiye kuba maso n'abahungu kuko bishobora kuza ushobora kujya mugakubitana n'umukobwa nawe udakijijwe umukobwa yarakijijwe mwagera ugasanga wapi kuko abona ko imyaka yamufashe akavuga ati ngiye kugenda ngire gutya sindi bubura duhura nawe wasenze imyaka 10 ashaka umukobwa gusa icyo njya mbwira abantu dukwiye kumenya aho ngaho hari umuntu ngo waherutse kuvuga nubwo wenda apfa ibyo yavuze bamwe babyemera abandi ntibabyemere ariko akantu yavuze karanyigishije ngo yabwiye abantu arababwira ngo ibyiza nkora ibyiza mumbona na byose nkora ngo biva ku Mana ngo ariko ibibi nkora ngo ni ibyanjye yego ni ibyanjye ntimukabyitirire Imana nubwo bitadukwiriye kuvuga ya mvugo ngo mujye mukora ngo ibyo mvuga ntimugakore ibyo nkora ariko ndagira ngo mbabwire ngo nuramukuhiye n'umuntu akagukomeretsa mu rusengero ntabwo ari Yesu wamutumye ntabwo ari Yesu wamutumye niyo mpamvu ntanakwiye kuguteranya na Yesu ukwiye kumumenya nkawe kuko Pawulo yagiye abwira umwana we Timoteyo akamubwira abantu batari beza baba mu rusengero uzasoma mu rwandiko rwa Timoteyo rwa mbere haraho yamubwiye ngo uyu muntu uyu n'uyu witwa Alexander uzamumenye ntabwo ari umuntu mwiza ugomba kumenya abantu badakijijwe ukamenya abantu batari beza ariko wibishyira kuri Yesu kuko nubishyira kuri Yesu ukivumburira Yesu ni wowe uzaba uri kwigirira nabi kuko Yesu we ibyiwe hari ijambo nkunda cyane riba muri Mariko Yesu amaze gukiza abantu umuntu ngo wari igipfamatwi ngo baravuze ngo byose abikora neza ni ukuri ibya Yesu byose birasobanutse ibidasobanutse ni iby'abantu ku giti cyabo ari ibya Yesu yego ariko se tugaruke kuri iyi generation turimo ni nayo mpamvu uru rubuga ruba ruhari hariho abantu benshi cyane bataza mu rusengero cyangwa se banarubamo ariko ku mugani wawe aza buri cyumweru ntasobanukirwe nyine gukizwa niki muri make niba amajeje kumva agakiza icyo ari cyo n'icyo bisaba ni gute umuntu yabaho mu buzima bukishijwe muri iyi minsi cyangwa se in this generation kubaho ubuzima bukishijwe twabuvuze kuko nkongeraho akantu gato wavuze ko nyine gukizwa ari bya byaha twakijijwe ni ukuri duhora ducumura turacumura pe turacumura nk'ubu nareba umuntu ku ruhande nkacumura nkadeba n'urukweto wambaye rwa ncumuza ni gute nyine koko nk'umwana w'umukristo cyangwa se umuntu w'umukristo akwiye kubaho ubuzima bukijijwe muri iyi si y'ibintu byose tubona urakoze cyane aho hantu haba ikibazo gikomeye kandi ni byiza kukibaza ariko nacyo gikeneye gutanga ubusobanuro nzi abantu benshi nabo bagiye bakizwa noneho bagahita bibwira yuko kubera yuko akijijwe ubwo nta cyaha azongera gukora na kimwe noneho yisanga yakoze icyaha akavuga atoya ntabwo nakijijwe yongera kwisanga yagikoze ati kagakiza kanjye ntabwo ari sawa rimwe na rimwe agahita yivumbura akavuga ati noneho reka mbisubiremo n'ubundi kubera ko n'ubundi byarananiye kubivamo sibyo agahita avuga ati bamwe bajya bavuga ngo bungu wagiye kumesa kamwe ngo reka ahita agenda nyine ngo abe umupagani nakubwiye ngo agakiza ni process siko bimeze ntabwo ndetse Bibiliya igaragaza yuko kugeza igihe Yesu Kristo azerekanirwa Yesu niyerekanwa nibwo tuzasa nawe icyo gihe nitumara gusa nawe nibwo utuntu twose ibyo ngibyo uvuga ngo nkareba ngatekereza ibyo bizashira kubera yuko tuzasa nawe ariko ndagira ngo nkubwire ngo tukiri muri ubu buzima birashoboka ko dusitara tugwa mu byaha siko bimeze ariko gusitara no kugwa mu byaha bitandukanye n'ikintu cyo kubatwa n'ibyaha ndagira ngo nabyo mbigusobanurireho bitandukanye no kuba imbata y'ibyaha tukiri abanyabyaha tutaramenya Yesu twari imbata z'ibyaha urabyumva ni ukuvuga ngo twakoraga ibibi twamara kubikora tukanabyirata tukanabyishimira
kenshi iyo ntanga ibiganiro izo ngero njya nziha abantu, umwana w'umusore utaramenya Yesu iyo asambanye n'abakobwa benshi yumva ari ibyirato, yego, agenda abwira abandi basore ngo uriya mukobwa uriya bose naryamanye nabo. Urabyumva? Uwo ni umupagani kubera ko akora ibyaha akanabyirata. Umuhungu wamenye Yesu aramutse aguye mu cyaha cy'ubusambanyi, ndagira ngo nkubwire ngo arababara, akaba ashamed, akabura aho areba, akabura aho akwirwa, kubera yuko hari ikintu gisa na ari ikintu kiri etranje cyinjiye mu buzima bwiwe. Yamaze ni ikintu yavuyemo cyongeye kuza mu buzima bwiwe, ni icyasha. Hari ikintu ntabwo nizi ibintu by'ubuvuzi ariko njya mbyumva, burya akantu uko kaba kangana nubwo kaba ari gato gute, kenshi iyo kageze mu mubiri w'umuntu karakubangamira, ibintu bikagenda nabi. Ni nayo mpamvu n'abadamu iyo batwite n'iyo umwana yaba akiri warubuze, ariko umwana akiri bimwe bajya bavuga ngo ni urusoro, utangira kubona nyina ibintu byamugoye, siko bimeze, akagira isesemi, akabura amahwemo. Niyo mpamvu bamwe nyine tujya kwa muganga, nubwo nyine kwa muganga nabyo bihita biba byiza, bagahita bagufasha uhita ubona impinduka. So umuntu wakishijwe rero niyaguye mu cyaha abura amahwemo, abura amahoro, arababara kugeza yongeye kugaruka ku mukiza wiwe. Ari byo bya bindi tujya tuvuga bamwe batazi batemera, bajya bagira ngo kubera ko nakishijwe ngo birahagije, ngo ninagwa no mu byaha ndakomeza nibereho ukundi. Oya, urababara ukanababazwa nabyo, ukanagaruka imbere ya Yesu wa wundi wagucunguye. Yes, narakishijwe, yarancunguye, ariko nagenze nabi. Ukaza ugapfukama imbere y'ibirenge bye ukamubwira ati Yesu, nakoze ibitankwiriye. Niba Yesu yaravuze ngo nimugende mwera imbuto, kandi imbuto zanyu zihoreho, niba Yesu yaravuze ngo bazatumenyera aho ngaho, none neza ibindi bitari imbuto z'abakristo, uragaruka ukaza imbere ya Yesu ukavuga ati mwami mbabarira. Kandi nta nubwo ari ukuvuga gusa ngo n'icyaha cy'ubusambanyi, n'ikinyoma ari ikinyoma, urabeshya ukabura amahoro, kubera yuko ntabwo bigifite umwanya muri wowe. Ariko umuntu utarakizwa iyo abeshya aravuga ati ndamwemeje n'ubutaha nambwira gutya, ugahimba n'ibindi. So umuntu utarakizwa akora ibyaha yagambiriye, akishimira ibyaha, akishimira ubwo buzima bw'ibyaha. Umuntu wakijijwe yanga ibyaha, turi kuvuga ibi byo mu buzima busanzwe, akabyirinda, nubwo rimwe na rimwe ashobora kubigwamo, ariko iyo abiguyemo yihutira kubivamo, kuko ubwo si ubuzima bwiwe. Muri make gukizwa ntabwo bisaba ngo tube mu buzima buri perfect, bisaba ngo turikonese ibyo byose turi gucamo mu gihe duhuye. Yes, ntabwo navuga ngo ntibidusaba kuba mu buzima buri perfect, birabidusaba nubwo tukiri muri ubu buzima tutabugeraho 100%. Birabidusaba rwose, kuko hari aho Pawulo avuga abwira abantu ko ubundi gukizwa, reka naho mpasome, nta kibazo, dusome mu Efeso gatoya. Efeso igice cyaho cya 4. Efeso igice cya 4 hajya havuga ngo na 4:20, Pawulo yari kubwira ko Efeso bakishijwe, ariko babwira uko bameze bitandukanye nuko bari bameze mbere. Aravuga ngo reka mpere ku 17, aravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami yuko mutakigenda nkuko abapagani bagenda. Abapagani bagenda bate? Ngo bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Ubwenge bwabo buri mu mwijima, kandi ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanyije n'ubugingo buva ku Mana. Kandi babaye ibiti biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Kuri 20 akavuga ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mukambara mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimuberekere Satani, uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akora imirimo akoresheje amaboko ye ibyiza, kugira ngo abone
ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. So urabona yuko ijambo ry'Imana iyo tumaze gukizwa ritubwira kwiyambura ibyo twari twambaye kera, ariyo mirimo ya kamere yose, za ngeso mbi zose, tukambara umuntu mushya. Ni ukuvuga ngo uko ugenda wegurira Yesu ubuzima bwawe, ntabwo ari twe tubyishoboza, Yesu aradushoboza. Pawulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yesu aragushoboza. Cyakoze icyo nabonye, hari ibintu bimwe twebwe ubwacu dushaka kugundira, ukaba waremereye Yesu ati Yesu nkiza ubusambanyi kubera ko nshobora no kuzabuhuriramo n'ingaruka mbi, ariko wenda kubeshya ubu biretse bifite icyo bimfasha mu kazi kanjye. So ugasa naho byo wabiretse utaramenya ububi bwabyo ngo wegurire Yesu umutima wawe. Ni ukuvuga ngo uko ugenda wegurira Yesu ubuzima bwawe, Yesu agenda agushoboza, ukagenda urushaho kunesha. Ariko kandi niyo uguye muri icyo cyaha, Bibiliya iravuga ngo mwibuke ko dufite umurengezi ku Mana ari we Yesu Kristo. Ntabwo iyo umukristo yaguye mu cyaha aba ari igihe cyo kumubwira ngo genda urapfuye birarangiye. Aragaruka nubwo ababara bikamubabaza. Nsigira ikibazo cya gihe iyo turi mu rusengero bakavuga ngo niba utarakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ngwino imbere umwakire. Nkibaza tuvuge ko naragenda mwakira, yego, nacitse intege, nasubiye inyuma, naje kugwa, ese birashoboka ko nagaruka nkongera nkamwakira? Ntabwo wongera kwakira Yesu. Yesu waramwakira kuko naje kugwa, nasiye muri bya byaha. Hari umuntu umwe ajya akatubwira ngo habaho ngo some disobedient Christian, abakristo batajya bumvira. Biravuga ngo ntimugateze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho nk'ikimenyetso. Ni ukuvuga ngo hari abantu b'abakristo ariko batajya rimwe na rimwe nyine bagenda nabi, reka tuvuge gutyo, siko bimeze. Ntabwo rero ugaruka kuvuga ngo ngarutse kwakira Yesu, ahubwo uravuga ati reka mve muri ubu buzima bwo kutumvira, mfata umwanzuro, reka mfata umwanzuro mve muri ubu buzima bwo kutumvira. Niba hari ibintu najyaga ngenderamo mbivemo, mbireke, saba Imana. Burya gusenga biduhesha imbaraga. Yesu yaravuze ngo musenge kugira ngo mutagwa umushyi. Ni ukuvuga ngo hari ibyaha bimwe dukora kubera ko navuga ngo kubera kutegera Imana, kudasabana n'Imana, kudasenga, kudasoma ijambo ryayo. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ni itabaza rimurikira ibirenge byanjye. Siko bimeze, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Ni ukuvuga ngo iyo udasoma ijambo ry'Imana uba impumyi, urasitara. Bibiliya hari ibintu byinshi twigisha, cyane wowe kuvuga nk'abasore. Mu by'ukuri njyewe hari ibintu byinshi ijambo ry'Imana ryanyigishije, ryamfashije mu busore bwanjye. Bibiliya ijya ivuga ngo umuntu w'umunyabwenge ngo iyo abonye ikibi kije kikiri kure ngo aracyitaza, aragihunga. Ngo ariko umuntu w'umupfapfa ngo arakireka kikaza kikababaza ubugingo bwe, kikamubera umutego mu nzira ze. Ni ukuvuga ngo iyo ugenda usoma ijambo ry'Imana ujya ubona ikintu kikiri kure. Imana irakwegera ikagufasha ukajya ubona ibintu bikiri kure. Burya njya mbwira abantu, nkabwira ngo reka tuvuge wenda ibi byaha turi kuvuga byo mu buzima busanzwe. Nk'icyaha cy'ubusambanyi nta muntu wakigwamo, wenda bibayeho yaba ari ka idasanzwe umunsi wa mbere wahuye n'umuntu. Yego. Umunsi wa mbere uhuye n'umuntu ngo nurangiza uhite keretse yakudroze, sinzi yewe yaguhaye ibyo biyobyabwenge n'ibiki. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bisaba process. Uravugana nawe, murahura bwa mbere, muhana amanimero, muvugane rimwe, muvugane kabiri, muvugane gatatu, muhane gahunda y'aho muzahurira, bigende bikomeze mugere ku rwego rwo kuba mwasambana. Icyo mvugiye ibyo ngibyo ni igiki? Iyo uri umukristo rero hari igihe utangira kuganira n'umuntu, biri ijambo ry'Imana ni umuco. Imana ikakwereka ibyo biganiro aho biri kugana, ukabistopa bitaragera kure. Urabyumva? Uwo muntu wumva atari adakwiriye mu buzima bwawe, iyo communication yawe nawe ukayikupa ikiri kure, kubera ko umwuka w'Imana bari muri wowe. Birivuga ngo azatumenyesha ukuri kose, azatuyobora. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu abana n'Imana amenya ukuri. Yes. Wow. Kankubaza ikibazo cya nyuma tujye mu bindi. Nibaza ni iki gituma abantu bavuga ko bakijijwe nyamara
ntibibagaragareho twebwe uko tubazi kuko niyo mpamvu isi ya none cyangwa se abantu bo hanze bajajinga ujya kumva aravuze ati nyamara Corinne nyine yirirwa ivuga kuriya kandi hari uko tumuzi gutya na gutya na gutya niki gituma umuntu ashobora guhamanya n'umutima we ko yejejwe nyamara abandi batabona izo mbuto batabibona ibyo ngibyo hari akantu usorejeho kari gatangaje cyane kavuga ngo wowe ngo urahamanya n'umutima wawe yuko ukijijwe ngo ariko abandi bo ngo ntibabikubonaho kandi ngo si ngombwa buriya Bibiliya ibamo ibintu nka bingahe hari ibintu nkunda cyane Bibiliya iyo umuntu ayisoma yigira inshuti muraganira Bibiliya ivuga ngo umutima w'umuntu arusha ibintu byose gushukana babyumva ntabwo umutima wawe cyangwa se wanjye ari cyo gipimo mpimiraho yuko nkijijwe cyangwa se ndi mukuri ahubwo Bibiliya ijambo ry'Imana nicyo kigero twipimaho dupima gukizwa kwacu niba abantu bari kumbwira ngo sinkijijwe bitewe n'ibyo bari kumbonaho kandi na Bibiliya ubwayo ikaba iri kugaragaza yuko ibyo bintu biri kundanga atari iby'abantu bakijijwe nashaka ahubwo nareka kwihesha amahoro ngo mvuge ngo nubwo mwebwe mutari kubimbonaho ngewe ndakijijwe Bibiliya ubwayo iri kugaragaza yuko ibyo bintu ukora bidahuye n'ukuri kw'abakijijwe n'abantu bakabikubwira wagakwiye kwisuzuma neza ukareba niyo mpamvu nari mvuze ngo nujya kuvuga ngo ngenda hamanya n'umutima wanjye ugomba kumenya ko uwo mutima nawo ubitsemo ijambo ry'Imana urumva ndahamanya n'umutima wanjye nshingiye ku ijambo ry'Imana yuko nkijijwe kubera ibi n'ibi atari ukuvuga gusa ngo ngewe ndakijijwe ibyo mwebwe muvuga I don't care uba uri kwibeshya rero hari aho biri uvuga ngo izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu abo ngabo ni abantu bavuga yuko bakijijwe ariko bagakomeza kubaho ubuzima nk'ubwo abantu badakijijwe bigatuma abapagani bakomeza kutudabutingaho ndafashijwe twize byinshi cyane ndatekereza ko n'abandi benshi twari kumwe badukurikiye ndatekereza ko mwize byinshi cyane twize ko agakiza ntago kagurwa ni ubuntu Imana yaduhaye twize ko tugomba kwera imbuto niba koko twarakijijwe twize ko buri gihe si ngombwa ngo ube perfect ariko byibuze niba koko warakijijwe igakubaho uri perfect hari akantu ndi kugira urambabarira ndashaka ngo tugashyiremo neza ntabwo tuvuga ngo si ngombwa ni ngombwa nubwo tutabishobora ijana ku ijana kuko uvuze ngo ikintu si ngombwa uba usa naho uhaye abantu right yo kujya gukora ibibi ni ngombwa turanabihamagarirwa ndetse aho niho Pawulo ajya avuga ngo tujya tunihira muri iyi ngando dushaka kuyamburwa twebwe abakijijwe ni gute tukisanga muri ibi ni ukubera uyu mubiri tucyambaye ariko Pawulo akaduha ijambo ryo kudukomeza akavuga ngo hari ibindi noneho izaturuka mu ijuru ku Mana hari indi tuzambara itarwara ariko kandi itanakora ibi byaha ni ukuvuga ngo biratubabaza iyo tugikora ibyaha kandi twaramaze kumurikirwa n'umucyo biratubabaza iyo tubiguyemo kandi twaramurikiwe n'umucyo yanjyewe kenshi mu biganiro byanjye uzanabibona biriya tujya dukorana na Steven ntabwo njya nkunda kugarukira nyine kuri kiriya kintu gusa cyuko nyine twakijijwe kubw'ubuntu n'ijana ku ijana njya ntera intambwe y'ubuzima buhindutse bwamaze kwakira uyu Yesu aho rero rimwe na rimwe hari abahungu bamwe b'inshuti zanjye ariko tutajya tubyumva kimwe bo bakakubwira ngo ibyo bindi ujya winjiramo ubuntu gusa buriya buntu gusa butatwereka aho butujyana bujya butera abantu ikibazo nibwo bwa bundi bihinduka teori ariko ubuzima bw'abantu ukabona butagaragaza Kristo kandi buri ubuzima buhindutse ubwabwo n'ivugabutumwa ubuzima buhindutse Rakoze cyane rakoze cyane urankosoye kandi koko ndabyumvisha twize ko gukizwa no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe n'umugenga w'ubuzima bwawe akagenga ubuzima bwawe n'ibyo byose kandi iyo wemeye ko akugenga hari ibyo utajyamo hari ibyo utabona ku mugani ko yabivuze iyo ugiye iyo uri kubona ibigucumuza cyangwa ikujyana kure ubyirinda mbere yuko biza Alex wakoze kubana natwe cyane Yesu aguhaye umugisha mbere ko tuganira kuri topic
dufite imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane dukoresha kuko ni urubuga rw'urubyiruko ni ukugira ngo buri muntu wese adusanga hari bugihe hariyo ababyeyi benshi bakunda TikTok urazamura ugahita ukaba watugwaho, YouTube channel turiho, Instagram turiho, ariko hari ikindi kintu nazanye cyuko nge nshobora gutekereza ngo tuganire ku gakiza, ariko mba ngira ngo manze ndebe ko na audience yacu ko icyo kintu ikeneye kucyumva cyangwa se gifite ikibazo. Hariho ibibazo bigera kuri 4 nababajije, mbabwira ko ndabwira se tuganire ku gakiza ni kihe kibazo wumva ufite, uratwemerera tubikubaze, hanyuma abagenzi bacu bazabibone turigana ku musozo. Wa mbere yarabajije ngo ni gute wamenya ko Yesu yakubabariye koko? Ni gute wamenya ko Yesu yakubabariye koko? Bibiliya iravuga ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kuyo jambo hari ahantu twarivuze nimugoroba baravuga ngo riri très compliqué, ngo nitugerageze kuryoroshya. Kwizera ni ukumenya ko iby'ijambo ry'Imana rivuga ari ukuri. Nibyo ibyiringirwa bavuga hano ni iby'Imana yakoze, ni iby'Imana yavuze, ukavuga ngo ibi bintu Imana ivuga ni ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo uvuga ngo bwakire Yesu ariko uradautinga ku mbabazi z'Imana, ubusa naho Imana ugiye kuyitinya binyoma. Imana yaravuze ngo wizere umwana wayo abona ubugingo buhoraho. None ukavuga ngo namwizeye ngo ariko sinzi ko nabubonye. Niba wizeye, ndetse mu rwambere rwa Yohana ho haravuga ngo bakundwe ubu turi abana b'Imana. Abandi bamaze kwizera Yesu batwisa abana b'Imana. Biri kavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore n'umugabo, ntago babyawe n'inyama n'amaraso, babyawe n'Imana. Wowe umaze kwizera uwo Yesu, ubonye icyo abamwizera Imana ibasezeranya, warangiza ukavuga ngo ntago ndabyemera ko nakijijwe, ntago uba wizeye. Ni ukuvuga ngo ukimara kwizera Yesu utangira kureba amasezerano y'abamwizeye n'ayahe. Abamwizeye dufite ubugingo, abamwizeye twababariwe ibyaha, abamwizeye ntago tuzacirwaho iteka, abari muri Kristo Yesu ntibazacirwaho iteka. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kikwemeza neza ko Yesu yakubabariye nicyo Yesu yavuze mu ijambo ryiwe. Yaravuze ngo uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abayirebyeho bose bagakira, ni nako n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umuntu wese umubonye ababarirwa ibyaha, kugira ngo umuntu wese umureba akamwitegereza akamwizera abashe kubabarirwa ibyaha. Ni ukuvuga ngo icyo kintu Imana yavuze mu ijambo ryayo nicyo kizakwemeza yuko wakijijwe na Mwuka Wera uba muri twebwe. Biri bivuga ngo Umwuka w'Imana ajyaza agahamanya n'uwacu yuko turi abana b'Imana. Yego. Undi yabajije ikibazo nanjye nigeze kukubazaho, ariko wenda uragisubiza mu ijambo rimwe cyangwa mu magambo make. Yabajije ngo ese umuntu ashobora gukizwa inshuro nyinshi? Ntabwo umuntu akizwa inshuro nyinshi. Umuntu akizwa rimwe, ahubwo process yo guhinduka ishobora gutwara igihe kirekire. Process yo guhinduka. Uzasanga umuntu akubwira ngo kugira ngo ndeke iyi ngeso byansabye igihe kirekire, kugira ngo ndeke itabi nari narabaswe naryo. Buriya ntabwo dushobora kuba turi aha ngaha cyane cyane no kwitanga ku mbuga nkoranyambaga ngo tubwire abantu kuba bakoreye ibyaha n'ibiki, ariko ndagira nkubwire ngo hari abantu bamwe mu bihugu byabo umuntu akizwa wenda yanywaga n'itabi, noneho barangiza bakaba bamubwira ati wenda itabi niribi ku buzima bwawe, so kugira ngo uzarireke tuzagufasha gake gake kugira ngo ugende urireka. Noneho ugasanga niba yajyaga anywa ipaki y'itabi asigaye anywa nk'amatabi 2 kandi ajyaza mu rusengero. Ugasanga n'insengero zabo hari ahantu bashyize abantu bajya banywa itabi bajya kurinywera. Noneho abapasiteri babo bakanabibafasha bakaba babizi, bakavuga ngo uyu muntu yarakijijwe ariko yari addicted n'itabi, turi kumufasha mu rugendo rwo kurivamo. Akaza agasenga akavuga ati narizeye Yesu, barangiza bakamubwira ati bakamufasha bakamushakira abantu b'abajyanama. Ni ukuvuga ngo transformation ifata igihe kirekire, ariko agakiza dukizwa tukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kandi iyo part nayo ni ingenzi mu gakiza yo guhinduka. Ndizera ko uri gusubizwa. Undi yabajije ngo ni gute ushobora gusobanurira inshuti zawe agakiza batakumva nkaho uri too spiritual cyane?
urakoze cyane rwose. Tuvuge urakijijwe uvuye muri bya bindi byose, ni gute ushobora gusobanurira inshuti zawe ko ibyagakiza nyine, kuko twebwe nk'urubyiruko abagenzi bacu atavuga uri kuba too much, uri too spiritual cyane, gabanya. Ni gute rero basobanurira abagenzi bawe batarakizwa? Urakoze cyane. Ahantu nize kera hashize igihe muri segondere, habaga umusore, si ngombwa wenda kumenshoninga izina ryiwe, yari umwana uzi gusabana n'abantu bose, yari umwana uzi kuganira n'abantu bose. Ibyo bintu twari tubimuziho. Njyewe icyo gihe cyo nari naramaze no gukizwa, nari umuyobozi wa protestant abanyeshuri, nyine bya bindi twitagaraje kuri abanyeshuri bose mu kigo. Uwo mwana we yabaga mu yindi groupe bitaga ngo ni groupe de louange, ariko ari wa muntu uri sociable. Baba bana bakijijwe bakamukunda, baba n'abandi batarakizwa bakamukunda. Tekereza yuko iyo umuntu afite iyo kariti yo kubasha gusabana n'abantu, gusabana ntibivuze ko nanjye njya kwijoyininga nabo mu ngeso zabo. Tuvuge hari ibintu duhuriramo bitari bibi. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite Yesu ntago amahoro yiwe aza periodically, ngo aze muri iyi season mfite amafaranga no mu gihe ntayafite. Oya, iyo nyafite mba mfite amahoro, iyo ntayafite mba mfite ayo mahoro ya Yesu, nkanayashaka mfite amahoro, nkayashaka ndi mu mahoro, nkayashaka nishimye, nkayashaka ntanduranye. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Umwana w'imfubyi uri mu buzima bumugoye, ufite Yesu, uri mu bukene bukomeye, ashaka uburyo ava muri ubwo bukene afite amahoro, ashaka uburyo ava muri ubwo bukene adakora ibibi. Ariko udafite Yesu ahita akora icyo yakora cyose kugira ngo ave muri ubwo buzima, ndetse n'ibishobora kuzamugiraho ingaruka. Rero kugira Yesu biduha amahoro. Ni umwami w'amahoro bundi, mu mazina ya Yesu yitwa ko ari umwami w'amahoro. Urakoze. Twishimiye kugira umuntu uzi ubwenge n'ubumana. Ni ukuri Yesu aguha umugisha. Dusoza twabasabaga nk'uko twabivuze, ni urubuga rwa buri muntu wese ushobora kuzareba iki gice, ukijijwe n'udakijijwe, by'umwihariko urubyiruko. Twagira ngo ugire ubutumwa utugenera twese muri rusange. Urakoze cyane. Ubutumwa nagenera urubyiruko, icya mbere ni uko gukizwa ni byiza. Ni ukuri pe. Hari abantu bajya batinya gukizwa, bagatekereza yuko ubuzima bwabo bwa mbere batarakizwa aribwo bwari bwiza kuruta ubwo bazabamo bamaze gukizwa. Ntabwo ariko kuri. Reka mbanze mbatinyura icyo kintu. Njye mfite inshuti zanjye nyinshi cyane b'abajene kandi bakijijwe, bariho ubuzima bwiza. Gukizwa ntago bitera umuntu. Kera nibwo bajyaga babitubeshya, bakatubwira ngo iyo abantu bakijijwe ngo baba bakene, ngo iyo abantu bakijijwe ngo ubuzima bwabo buba miserable, baba mu buzima bubi cyane. Ntabwo ari iryo hame, siko kuri. Ni ukuri. Nzaba jeune nkuko ndi kuvuga, ndi gutangira ubuhamya, bakijijwe kandi bamenya gukora icyo bakwiye gukora, bakabona umugisha nkuko n'abandi bari kuwubona. Urabyumva? Dore ahantu rimwe na rimwe gukizwa abantu bavugaga ngo bitera ibibazo n'ubukene n'ibiki. Ni igihe abantu babwiraga yuko gukizwa ari ukugenda none ukajya kwicara mu rusengero. Urumva? Kubera ko nakijijwe ngiye gutegerereza Yesu mu rusengero, ntabwo ndi bujye gukora. Ariko iyo ukijijwe warangiza ukamenya inshingano zawe. Ndagira ngo ntinyura abajene, nta buzima bwiza nko gukizwa, warangiza ukamenya ibyo ugomba gukora. Nujya guhinga warakijijwe nawe uzeza nk'abandi. Nujya niba uri umutekinisiye nawe ukagenda ukabikora, uzabona umusaruro nk'abandi. Niba uri umu-engineer ukagenda ukubaka, uzabona ubutunzi nk'abandi. Niba uri umuganga ukagenda ukavura kandi ukijijwe, uzabona salary nk'iy'abandi babona. Noneho numara kubibona akarusho sasa wowe uzabyoriyanta mu bintu bifite umumaro, kubera ko umuntu udakijijwe we abyoriyanta mu bitagira umumaro. Ibihembo by'abanyabyaha Bibiliya igiye bivuga mu gitabo cy'imigani ngo bijya biberekeza mu rupfu, ariko ibihembo by'umukiranutsi we bimwerekeza mu bintu bifite umumaro. Ni ukuvuga ngo numara kubona ayo mafaranga yawe wakoze kuko wahagaze mu nshingano zawe, ntabwo uzajya kuyiyangirisha, ntabwo uzayajyana mu nzoga, ntuzayajyana mu businzi, ntuzayajyana mu busambanyi, ahubwo uzabikoresha ibintu bizima. Niba ukeneye kubaka uzubaka, niba ukeneye kwishurira abana minerivare uzazishura. Ariko umuntu udakijijwe, uzi uko Satani ijya yangiza umuntu kugeza aho umuntu yanga n'abiwe.
yego twe turabizi ugasanga umuntu ni umupapa afite abana ariko abana barwaye bwaki kandi afite amafaranga ariko kubera ko amafaranga yose abona ayoyanta mu bintu bibi bidakwiriye. So gukizwa ikintu twabwira urubyiruko bwa mbere tukiri muri ubu buzima bidufitiye umumaro. Gukizwa ikindi kigeretseho cya kindi twavuze biduhesha ubugingo bw'iteka. Nta muntu n'umwe buriya hari ikintu Imana yakoze gikomeye cyane. Bibiliya ivuga ngo yashyize igitekerezo cy'ubuzima bw'iteka mu mitekerereze ya buri muntu wese. Umuntu wese ntabwo akunda gupfa, nubwo tubizi yuko twese tuzapfa. Nta muntu n'umwe ubikunda. Kubera iki? Mu mitima yacu harimo icyifuzo cy'uko tutakagombye kuzapfa. Murabyumva? Dawidi rero hari ijambo yanditse rijya rintangaza, yaravuze ngo Mana ngo ntabwo uzareka ubugingo bwanjye ngo bujye kuzimu, ngo nta nubwo ngo uzemerera yuko uwera wawe ngo abona kubora. Nshaka kuvuga ngo nawe Dawidi nk'umwami yumvaga gupfa atabishaka. Noneho mu bushuti yari afitanye n'Imana arayibwira ati Imana ntabwo uzandeka ngo mfe burundu, ahubwo umukiranutsi wawe ngo azabaho iteka. Dawidi yari yaramaze kugira ishurirwa yuko hazabaho kuzuka kw'abera, azabona ubugingo buhoraho. Nshaka kuvuga ngo gukizwa kandi bitwinjiza mu bugingo buhoraho, ari nacyo gikomeye. Ariko tukiri no muri ubu buzima, gukizwa biguhesha agaciro. Burya ibyaha bitera isoni. Bibiliya ivuga ngo nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi ngo ibyaha biteza amoko isoni. Ni ukuvuga ngo ishyanga cyangwa se ubwoko runaka cyangwa igihugu runaka iyo cyimitse ibyaha nta kindi bibakoza isoni. Urubyiruko rwishoye mu bibi rukorwa n'isoni, kandi urwo rubyiruko nirwo rwitwaga ngo nibo bantu b'ejo, bakaba ari abantu b'ejo batameze neza. So ni ukuvuga ngo tukiri muri ubu buzima, gukizwa bifite umumaro. Nyuma y'ubu buzima dufite ubugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Murakoze cyane. Tugeze ndizera ko Mana ni full package. Tugeze mu gice cyacu cya nyuma tukita Vibe for Christ, in Christ Revive. Hariho abantu benshi cyane nyine nk'uko wabivuze bumva ko gukizwa ari ibintu bikakaye, atanezerwa, ariko nyamara byose bifatanyirizwa hamwe iyo ari ibyohesheje Imana icyubahiro kutuzanira ibyiza. Twifuzaga kubaza ninde muntu wahamagaye bwa nyuma ugiye kuza muri kino kiganiro? Umuntu nahamagaye bwa nyuma navuganye na Steven kuko Steven niwe waduhuje, kandi yari yagiye ahantu hari ahantu yarari muri mariage. Ndamuhamagara mbonye amasaha yampaye ageze. Ngene Steven ngwino tugende, amasaha yageze. Murakoze cyane. Ikindi numva nakubaza, ubu none ufite amafaranga angahe atari kuri telefone? Atari kuri telefone. Oya, ibintu byose ubu byashize kuri telefone, nta mafaranga mfite mu ntoki. Uramutse uhuye n'umukobwa nkigeze gukunda nawe kera, wamubwira irihe jambo? Murakoze cyane. Mpuye n'umukobwa nigeze gukunda kera, namubwira ubuzima bwanjye bw'uyu munsi uko bumeze. Namubwira ko mfite umufasha, nkamubwira ko mfite abana, nkamubwira ko nakijijwe, nkamubwira ko ndi umukozi w'Imana. Ntabwo wavuga ngo oya ibyo byo ntabwo byakunda, kubera ko uwo tubana ndamukunda kandi cyane. Akanyuma rero kaba karimo hano mu gaseke, harimo ibibazo byinshi, uhitamo icyo ushaka uranayafata, ugahitamo icya mbere cyangwa icya nyuma, wari uburenganzira bwawe. Urakidusomera hanyuma utora icyo ushaka. Ushobora nko kwifata nk'amakari tukabanza ukayacana, uhitemo iryo ushaka. Urakoze, reka nyacange. Icyo ubwaho kiba ari icyo Mwuka Wera yagennye, ukidusomere hanyuma uradusubiza, natwe ntabwo tuba tukizi. Ikibazo ntoya kirakomeye. Kivuga gute? Kiravuga ngo what does happiness means to you? Wow. Umunezero uvuze iki kuri wowe? Umunezero uvuze iki kuri njyewe? Ikibazo kirakomeye ariko ni cyiza. Ndasubisha ijambo ry'Imana kandi ntabwo ari byo nigira, ndabikunda, numva ari byo binjemo. Bibiliya ivuga ngo iyo imitima yacu itaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Iyo numva yuko ubuzima ndimo
ibyo ndi gukora numva ko nta mutima uncira urubanza muri ubwo buzima, mba numva nishimye, mba numva nezerewe. Iyo numva ndi gukora ikintu uko nagakwiye kugikora, iyo numva muri make nta mutima uri kuncira urubanza. Hari igihe tubaho mu buzima bwo kuvuga ngo iki kintu impamvu cyagenze gutya no kubera ko ntakoze ibi, no kubera ko nitwaye nabi, no kubera ko navuze nabi, no kubera ko nafashe umwanzuro utariwo. So iyo numva umutima utancira urubanza mba numva nishimye. Rero ibyishimo byanjye ni ukumva umutima wanjye umpamiriza yuko nakoze icyo nagakwiye gukora. Kenshi njyewe iyo numva umutima wanjye umpamiriza yuko nakoze icyo nagakwiye gukora mba numva nishimye. Murakoze. Murakoze cyane, twishimiye kukugira, twizere ko muzagaruka. Yego nakawe. Murakoze cyane. Mwakoze kubana natwe naho mu kiganiro cy'ubutaha. Yesu aduha n'umugisha.